Yes. Ni wa muhungu wanyu, wa mwana wirwanyeho, wa mwana utazi inkomoko ariko warwanye n'ubuzima akaza kubona inkomoko ye. Yes, yongeye kugaruka ari kumwe na TV Shalom Rwanda. Alright. Uyu munsi ntusanzwe uratwika, turimanukira, tumeze neza cyane. Ubu turi kumwe n'abakobwa babiri. Harashya koko. Abakobwa babiri bafite impano mubona beza b'Abanyarwanda kabisa ariko bagiye banyura mu mateka menshi akakaye ameze nabi cyane. Uyu munsi rero tugiye gukora deba ku mwana utazi inkomoko. Reka mbivuge ntuje, tugiye gukora deba ku mwana utazi inkomoko. Alright. Uyu wo ku ruhande muramuzi cyane, Uwamahoro Rosine. Abenshi mwagiye mumukurikirana kenshi na kenshi ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero yageze kuri Shalom. Nk'uko rero televiziyo yacu bivuga, yitwa TV Shalom Rwanda. Murabyumva ariko murumva ko natwe twazanye agashya nk'abana batazi inkomoko, tukazana TV yitwa TV Shalom Rwanda. Mudukurikirane, mukore share, mukore like, mukore mutange comment kukazogera, ubundi mudukurikire hirya no hino. Rero uyu munsi nk'uko mubibona, natembereye, nagiye gusura inshuti, abavandimwe. Twahuriye n'uyu mukobwa bita Rosine, namuhamagaye, ahubwo nasanze baziranye wana, nta nubwo nari mbizi. Uyu munsi harashya. Nizinze mu magambo rero, reka mbareke dukore iyo deba yo ku mwana utazi inkomoko. Reka babanze babibwire, duhereye kuri Rosine Uwamahoro, Uwamariya Chantal, bazwi izina rya Mariyamu. Wow, mwamwumvishe, ni Mariyamu umwe we Gitarama, hari wakoze ngo wari umuhanuzi upfiriye Gitarama. Okay, za Butare. Okay, uziko nabandeze wana baturuka i Butare. Nabo baturuka i Butare. Okay. Twishimiye rero kubakira kuri TV Shalom Rwanda. Ni karibu. Nk'uko rero bababona, ndabona murababona namwe, ariko murababona. Tugiye gutangira n'ikiganiro cyacu ku mwana utazi inkomoko. Ese Rozi, iyo bavuze umwana utazi inkomoko ye, wumva umwana umeze ute? Murakoze cyane Shalom TV. Ngiye uko numva umwana utazi inkomoko, numva ari wa mwana wisanga atazi aho avuka, atazi umuryango we. Ubundi ko tubimenyereye, dusanzwe tuzi ko umwana avuka ku babyeyi bombi babiri. Abo babyeyi bombi baba bafite ahantu runaka batuye. Rero umwana utazi inkomoko ashobora kwibona kumva ngo baramutoraguye, atoragurwa n'abagira neza, ariko ntibamubwira ahantu bamutoraguye. Ntabwo tuzi ngo iwanyu hariho, twakubonye gutyo. Uwo mwana rero byanze bikunze ntabwo abazi inkomoko, kuko ntazi, yumva ngo yaratoragwa ariko ntazi iwabo ngo ni he cyangwa icyerekezo ngo ni ikihe. Murakoze nuko mbyumva ku mwana utazi inkomoko. Nk'uko rero yarabibabwiye, murabizi ko umwana utazi inkomoko aba abayeho ubuzima bugoranye. Mariyamu, umwana utazi inkomoko nk'uko Rosine yaramaze kubitubwira, wowe umufata ute? Murakoze cyane. Umwana utazi inkomoko bifata ko umuryango ni papa, mama, abavandimwe, famiye, umuryango. Umwana utazi inkomoko bifata ko ari wa mwana urerwa mu muryango, ariko umuryango arerwamo ntacyo bapfana, ntacyo bapfana kimwe. Akaba ari umwana uri aho gutekereza ati mvuka he, nawe ubwiwe ntabwo aba arabyiyumvisha ko aba ari aho afite ipfunwe, afite amatsiko menshi, afite ibitekerezo byinshi, afite ibintu byinshi mu mutwe ko atazi inkomoko ye. Umwana utazi inkomoko
aba yicaye aho arerwa yenda n'abantu bamwadobutse mu bigo by'imfubyi cyangwa bamutoye mu ntambara cyangwa muri jenoside cyangwa watoraguwe ku mihanda akarerwa mu muryango atazi inkomoko, kuko aba afite agahinda kenshi ko kumenya inkomoko yiwe bimubabaje. Kandi kumenya inkomoko yawe y'umuntu, akamenya papa, mama, sogokuru, nyogokuru, abavandimwe, ni byiza. Urakoze cyane Mariam. Nk'uko mubizi cyangwa se tubikurikirana mu Rwanda, abana batazi inkomoko ni abana bagiye babaho ubuzima bugoye, kuko uyu mushiki wanjye Rosine twabanye mu buzima bukakaye cyane, ariko hari ikibazo nkunda kwibaza, ari nacyo numva turi buganire. Ese umwana utazi inkomoko arashoboye? Arashoboye koko? Murakoze cyane ku bantu badukurikiye, ndagira ngo mbumvishe ko umwana utazi inkomoko ashoboye. Arashoboye kuko nawe agize umuntu umwitaho akamuha support, akamushyira mu ishuri akiga nk'abandi bana, kuko erega nawe aba yaravukiye amezi 9 nk'umwana nk'abandi. Erega nawe abatekereza nibyo. Uwo mwana rero arashoboye kuko yashyize mu ishuri, iyo bamushyize mu ishuri akiga akarerwa, agahabwa uburere umubyeyi we yakabaye yaramuhaye, agahabwa urukundo rw'umubyeyi, uwo mwana akura neza, akabasha kugira ubwenge, akabasha kwishakamo ibisubizo. Ese hoya witubeshya, umwana utazi inkomoko sibyo abana n'ibyo bikomere byo kuba atagira umuryango. None wowe uratubwiye ngo yabona ibyishimo, ntabwo ndimo kubyumva. Ese nk'umwana utazi inkomoko ni gute yagenda? Wenda ni urugero ngiye kuguha, akajya mu ishuri akiga agafatwa nk'abandi, yicaranye n'umwana afite se na nyina, babayeho ubuzima bwiza, ariko uwo mwana we ntabwo azi inkomoko. Urumva ikibazo ahantu kiba kiri. Ese umwana akwicara mu ishuri, yafata akaba umunyembaraga, agakora, akiteza imbere, abana n'icyo gikomere? Aho ndagusubiza, birashoboka cyane. Iyo hari icyo wifuza kugeraho, hari ibyo ubasha kwirengagiza. Kuko buriya urugero hari nk'umwana nzi, hari umwana nzi wabashije kwiga, yatoraguwe n'umuryango uramwadabuta, ntacyo bapfana. Atangiye kwigira hejuru, yatangiye kujya yibaza, yumva amakuru yuko atari bamutoraguye, aricara yakurikira, arisobanukirwa, amenya uwo ari we. Ariko uwo muryango wa Mwadabuse yagerageje kumuha urukundo, mu muryango wa Mwadabuse nyine bamuhaye urukundo, bamuha uburere. Umwana ariga, ajya mu ishuri, yiga primaire, arayirangiza, segondari arayirangiza, ubu arangije kaminuza ariko muri Nirake. Kandi afite purpose yo kuzagera kure, agashimisha na wa muryango wamuhaye uburere. Kandi ndetse akabera n'abandi urugero, abandi bana bameze nk'akabereka ko hari aho bava, hari n'aho bagera. None se muganira yakubwiye yuko icyo gikomere yakuranye yabimenye ari mukuru, cyangwa se we babimubwiye akiri mutoya akurana icyo gikomere, cyangwa ahubwo babimubwiye ari mukuru yishakamo wenda izo mbaraga ariko nawe abona adafite? Twaraganira, nagerageje kumuganiza cyane, mugira inshuti cyane, ko ari we nafataga nka musaza wanjye njyewe. Ndamuganiza, ambwira ko babimuganije akiri mutoya. Ariko shaka kubeshya ko twanyanye muri byinshi, uheshya abantu, tubwire. urimo urashaka kubeshya abantu. Umwana utazi inkomoko arize, ushobora kwiga ukarangiza pe, ndabyumva. Wenda nanjye nitanzeho urugero, nayize ndarangiza, ariko ntabwo byari byoroshye, sibyo? Ariko kumbwira ngo, kuko babimbwira nge kubyakira nta byarananiye, sibyo? Ndibuka ko namaze iminsi 3 ntavuga, urumva? Icyo gihe byari ibintu bikomeye, nubwo nabashe kubana nacyo nkiga, ntabwo nize nkuko nigaga mbere, urumva? Nuko natsindaga mbere, ntabwo nongeye gutsinda nkuko natsindaga. None wowe urimo uratubeshya ukatubwira ngo yarize, ngo ararangiza. Tubyumve, wenda yarize ararangiza, ariko wasanga wenda hari aho byageraga akakuduka,
kagarukira ku kagozi. Ariko ahubwo watubwira ati umwana utazi inkomoko aba afite ibikomere byinshi ariko bitabasha kugaragara, ahubwo icyo nacyumva. Ariko kuza ukanyemeza ngo umwana utazi inkomoko ngo arakomeye afite imbaraga, reka nkubwire wapi, binyumvishe neza kuko njye ntabwo ndimo kubyumva. Ntabwo umwana utazi inkomoko yakomera ngo abe umuntu ugize. ibyo aho ngaho ndabyemera cyane, kuko aba afite byanze bikunze ipfunwe, afite n'iryo hungabana, ibyo bikomere ntabwo byabura, kuko ahanini hari n'igihe aba yibaza ati se ndiga, iyo amaze kwisobanukirwa akamenya ngo ntazi iyo avuka, bitangira kumwafegita mu bwonko bwe, mu bwenge bwe no mu myigire ye, bigatangira kumutera ikibazo. Ndabyibuka ko hari aho twaganiriye ambwira uburyo ki akimara kubimenya ko yatoraguwe muri jenoside, yatangiye kujya arwara umutwe. Wasanga ari uwatoraguwe ku Kinamba. Yego, twikomereze. Ntabwo ari ku Kinamba, we ashobora kuba yaratoraguwe niba ari za Nyarugenge. Nyarugenge iri ku Kinamba. Burya twaraganira ambwira rero ko icyo gihe akimara kubimenya yatangiye kurwaragurika umutwe. Yaba ari mu ishuri yicaye ari kwiga, agatangira gutekereza bwa buzima, ya mateka ye bamubwiye. Mwarimu akagira ngo ari kumwe n'umunyeshuri, kumva umwana ubwenge bwagiye muri cya gihe bya bihe bibi. Noneho dutangiye kumvikana. Yego. Umwana atangira kwiga nabi. Rimwe na rimwe yarwaye igifu cya hato na hato, yarwaye umutwe wa hato na hato udakira, kandi bamusuzuma bakamuburamo indwara, bakabereka ikibazo afite. Umwana yatangiye gusubira inyuma mu masomo, ariko kubera ko yavugaga ati uriya muryango wanyadabusa ukansubiza mu ishuri, byanze bikunze nimba ikigwari bazababara, agahatiriza muri izo ntege nkeya mu burwayi bwe, akahatiriza kugira ngo ajye imbere basashimishe wa muryango, akiga nabi bigoranye. Urumva nawe urabyumva nk'umwana utazi inkomoko, udafite umuntu uvuga ati hangana impore mama, impore kibondo, birumvikana ntabwo ako kantu kabura. Ariko Mariya, uhura na benshi n'abo bana, muhura nabo nubwo wenda utari umwe muri bo, ariko nk'inshuti yanjye natumiye ikemera kuza, ndumva nawe hari benshi ugenda uhura nabo. Nkawe ubona umwana utazi inkomoko koko afite imbaraga zimwemerera kuba umuntu udasanzwe, yagira urwego rumwe ava akagera ku rundi bitewe n'uko atazi inkomoko ye? Nta bimudindiza bihari? Birahari cyane. Birahari bimudindiza. Umwana utazi inkomoko, hari uwakirwa n'umuryango. Wa muryango urayizi, umuryango uba wabana urukundo nibo rwa mbere, bakamuha urukundo, bakamwereka ko ari umwana wabo. Ariko hari ugira mu muryango, wa muryango aho kumuha urukundo ukamuca intege, ukamukoresha nk'uko atari umwana wabo. Bo bavuga ngo ntawe uzamukurikirana, si uwacu, ntabwo azi inkomoko, bakamukoresha imirimo nko kumushyira mu ishuri. Hari abatiga, hari abatiga wowe turi kumwe batigeze bajya no mu ishuri kubera kutagira iki kirengera. Ndabazi nanjye. Barahari batigeze bagera mu ishuri, yanahagera. Murabizi umwana agiye ku ishuri aba akeneye ikaramu, aba akeneye iniforume, aba akeneye ibikoresho, yagiye akabibura, bamwirukanye. Kuriya nta muntu azisanzura ngo avuge ngo niba papa wanjye na mama ntabyo bafite, reka njye kwa shangazi, reka njye kwa musaza wanjye, cyangwa kwa mama wacu. Umwana akabura hepfo na ruguru, akavuga ati se ubundi ibi ndimo. Yaramaze kumenya ko aho arerwa ntacyo bapfana. None yabona na rwa rukundo batamuha, ko kutamwitaho batamuha, umwana akigunga akaba nk'umusazi. Hari abara abasazi barapfakitse, umwana agakura yumva yuko n'ubundi ahantu ari nta muntu yereka, nta muntu afite, nta muntu umwitaho, kwiga agahita bivamo kubera noneho mu mutwe akajya iyo mba afite mama, iyo mba afite papa, nanjye mba ndi kwiga nka bariya, mba ndi gukura gutya, banetesha, bankunda, banyitaho, banyumva. Hari ujya ku ishuri bakamwirukana, ntabone uwo atora, yabwira umubyeyi umurera ntamwumve, ntamwiteho kubera yuko nta nkomoko afite. Umwana avuga ati n'ubundi ndabona nta hantu mvuka, nta hantu njya. Aribo abantu bari mu muhanda, abana babaye abasazi, barimo abantu bakuru ubona ari abagabo, abandi ari abagore, ariko
bigiye bagahitamo kwigira mu biyobyabwenge, kwigira mu muhanda, kwigira kwibera indaya. Kubera nta muntu umwitaho, nta muntu umukunze, nta muntu umuba hafi. N'abandi yasanze nabo bahingisha akajya mu murima, ari umwana ufite imyaka 5, akamuragiza inka, akamukoresha ibintu bidahwanye n'imbaraga ze. Umwana iyo abonye umuntu, iyo abonye ahantu adomokera, aradomoka. Abanyeshuri bakajya ku wundi muryango, ugasanga undi muryango nawe agiyemo umufasha uko. Ariko umwana udafite inkomoko, abonye umuntu, umuryango umukunda, ukamuba hafi. Uri mu muryango, umwana cyangwa umuntu wese wakuriye mu muryango afite urukundo rw'abavandimwe, rw'ababyeyi, rw'umuryango wose nyine ukamwitaho, ukamukunda. Iyo abonye undi muryango umufata atarararuka, hari igihe wabona umwana ushaka kwibera mu muryango ukunda, hari umuryango wajyamo ukamushyira mu ishuri, bikaba koko yabamo umwana mwiza, umuntu ufitiye igihugu akamaro, nawe ubwite ukifitiye akamaro, akiga akarangiza, agatsinda, akaba umugore, akaba umupapa, bitewe n'aho yakuriye. Benshi rwose hari umwana udafite inkomoko, buriya aba afite ibikomere byinshi, aba afite agahinda kenshi, kugira ngo anigarangize. Ni kuri Imana afasha, cyangwa ni ukubaho akeba ategura ngo ngende bazafate banjyane muri gereza, ntawe uzamurikirana, reka nemere nizirike. Aba afite agahinda, umwana udafite inkomoko, birababaza cyane, kuko babaho nabi, baba bafite ibibazo byinshi, bararwaragurika, ugashiduka nyine yiroshye mu biyobyabwenge, mu buraya, ugashiduka byaye kitageze, kubera kutagira inkomoko. Birababaza cyane kutamenya ngo mvuka he, nturuka kwande, data yitwaga nde, mama yitwaga nde, iwacu ni he, hitwaga ni hari hehe, umurenge, umudugudu, komine, kuko bene abagera bagitara komine, akarere n'akahe, ukaba uri aho utazi inkomoko. Kandi ukumva abandi bana bavuga, ngiye kwa mama, ngiye kwa nyogokuru, ngiye kwa mukuru wanjye, ngiye kwa masenge, uyu ni murumuna wanjye, mukuru wanjye. Birababaza cyane cyane. Niyo mpamvu tuba dushaka kumenya abo bana, mubegere, mubasure, mushaka ahantu baba, mubakomeze, mubarebe, kuko barababaye kandi barahari cyane. Muri icyo gihugu baracyahari, barahari cyane, batazi inkomoko kandi babayeho nabi, mu gahinda kenshi. Mbese birababaje cyane. Ese nkawe Rosine, ndumva ari umuryango ubamo, ndabeshye? Ese muri uwo muryango witwa ngo iki, ushinzwemo iki, ese ukora ibiki, ese wita kuri abo bana? Uwo muryango urahari, nibyo koko Kevin, urahari. Ndanawukunda cyane, kuko ni umuryango utanga ibyishimo, ugatanga umunezero muri abo bana nyine bahuye n'ibyo bibazo, bahuriye n'ayo mahano batagezemo uruhare. Uwo muryango witwa Child of Rwanda. Ni umuryango w'abana batazi inkomoko yabo, ari abatoraguye muri jenoside. Harimo kote ebyiri, ku bantu mukurikiye munyumve neza, uwo muryango urimo parite ebyiri. Harimo parite ya mbere y'abana batoraguye muri jenoside, mu gihe cya jenoside, ari impinja, ari batoya. Hari n'abandi noneho ababyeyi gito bagenda babyara bakabata ku mihanda, nabo ni abana b'u Rwanda. Abo bana rero twebwe nk'umuryango nka Child of Rwanda, twifuza kubaba hafi, tukamenya ibibazo bafite, tukabaganiriza, tukabereka ko ubuzima nubwo ari bubi, ejo ari heza, imbere ari heza. Njyewe ndi affaires sociales, nshinzwe imibereho myiza y'abo bana. Ndagenda nkabaganiriza cyane ko ubwo buzima barimo nanjye nabuciyemo ari ubuzima nzi bubabaza, nkabumva, nkabahumuriza. Erega buriya ntabwo gufasha umuntu ari ukumuha amafaranga gusa. Hari abantu bitiranya ibintu buriya, uzi ko abantu bitiranya ibintu. Ntabwo gufasha umuntu ari ukumuha amafaranga, no kugenda ukamuganiriza, ukamwumva, ukumva ibibazo afite, ukamuganiriza, bituma atigunga, akamuvana muri bwa bwihebe cyangwa kwigunga, akaba yakuvamo, yakwizera, abona wamuteze amatwi, umwumva ko nta muntu wanga umuntu umutega amatwi, umuntu wese akunda umuganiriza. Iyo umuteze amatwi rero ukamuba hafi, abasha kukubwira ibibazo bye afite, akakuba open, akabifungura. Ibyo rero burya uri kumufasha, abasha kuva muri bwa bwigunge, akaba yaza, agatinyuka, akumva ko nawe ashoboye, nawe akabona ko hari abamwitayeho, nawe akavuga ati burya nanjye mfite umuryango,
ariko yabona atereranwa yaba umuryango wa mwadawuse ntawe umwitayeho kandi nawe akumva yuko atari we wenyine, hari n'abandi, hari bakuru be barumuna be bahari. urumva ni ikibazo gikomeye. Abo bana rero nibo ngiye nshinzwe kumenya ibibazo bafite nda feri sosiyale. ayo ura feri sosiyale yawe. Ese mubona ubushobozi bubasha kwita ku, ese ni igihugu cyose mukorera hamwe? Ese nk'uwabashaka yabasanga he? Ese mukorera he? Ese mufite abafatanyabikorwa babafasha, cyangwa se mwebwe ku bwanyu ni mwebwe mwishakamo imbaraga? Tubwire muri make. Murakoze cyane. Ese habamo abantu bameze bate? Ni mu gihugu hose dukorera, kuko abo bana bagiye bari mu mpande z'isi zigize mu mpande z'igihugu, mu ntara zitandukanye. N'isi yose wasanga bahari. No mu isi hose, uwo twabona apfa kuba ari umwana wacu w'u Rwanda. Uwo mwana ni uwacu. Rero dukorera mu gihugu hose ntaho duheza, kuko hagiye harimo abana bacu, haba mu turere tugize u Rwanda hagiye harimo abana bacu. Abafatanyabikorwa ntabwo turababona kuko nibwo tugifonda umuryango. Cyakora dufite umufatanyabikorwa umwe uzwi nka Vega Agahozo. Agahozo ituba hafi. Ahanini natwe tukishakamo ubushobozi kugira ngo twite kuri abo bana. Ese mukorera he? Mufite ibyangombwa? Mwarabibonye? Hari ibyemezo byemererwa yuko umuntu akorera mu gihugu? Ese murabifite? Ibyangombwa ntabwo turabibona byose, ariko dufite icyangombwa cyaturutse mu karere ka Bugesera, katwemerera gukorera mu karere kabo, kitwemerera gukorera mu karere kabo ahantu bita Iririma. Ni mu karere ka Bugesera, muri abantu bahazi. Ubu Bugesera barabazi? Aho hantu rero niho dufite icyicaro. Akarere ka Bugesera kemeye ko twakorera mu karere kabo, baduha icyangombwa kitwemerera gukorana nabo, tugafatanya. Icyangombwa nacyo turacyagishaka cyo muri RGB, nacyo turimo kukibona, hamwe no gusenga Imana izaduha ubushobozi kandi tuzakibona vuba aha ngaha bidatinze. Oya, muzakibona, reka twemeze tubyizere, muzakibona. Tuzakora ibishoboka. Bantu rero mudukurikire, ntimugire ngo twagiye out topic, turacyari muri iyo deba. Nuko twari tugize Imana duhura na feri sosiyale w'uwo muryango. Ubwo rero twifuzaga kumubaza byinshi no kuri uwo muryango, kugira ngo niba ari umuntu niwe aferi sosiyale w'umuryango. Urumva ko aba bafiteho ikintu kinini kubahumuriza, kubana nabo. Ese ko uhura nabo kenshi nka feri sosiyale ushinzwe imibereho myiza yabo, ni nk'ikihe kibazo ukunda kubona uwo mwana utazi inkomoko akunda guhura nacyo, bo iyo bakuganiriza bakubwira? Murakoze. Ahanini bene abo bana bafite ibibazo byenda guhura. Hari ikibazo kimwe basa nkaho bashaka guhuriraho, ikibazo cyo kwibaza ngo ndataha hehe, cyo kutagira aho bataha, aho baba. Kuko rimwe na rimwe nta bushobozi baba bafite abo bana. Barakodesha, niba abonye akaraka uyu munsi ahangaha aragenda akodesha inzu, ejo ka karaka nigahagarara biramuyobera. Aribaza ati noneho ndajya, nakabaye njya kwa masenge, nakabaye njya kwa musaza wanjye, nakabaye njya n'iwacu mu mazu y'iwacu, wenda aho mwitongo musaba ubufasha nkubakirwa muri iryo tongo nkaribamo. Rero abo bana ahanini bahuye ku kibazo cyo kutagira ahantu bavuga ati ni iwacu ni ahangaha, twaba ahangaha mu muryango wenda aha n'aha. Uwo mwana rero muganira ahanini arakubwira ati ngewe ubu ngubu ikibazo cya mbere mfite ni icyo kutagira aho mba. Ejo ndashobora kuba nabonye umuntu ucumbikira ijoro, ejo ambwira ati birahindutse, komeza urugendo. Kandi uwo muntu ntabwo wamurenganya. nawe urabizi ubuzima bw'iki gihe buragoye muri Kigali kivuye. Kuvuga rero ngo urisharijeho umwana, wenda rimwe na rimwe nawe ubushobozi bwawe buri hasi, umwisharijeho paka biragoye. Ugasanga rero namubwiye ati komeza, umwana yarakuze abona arirwa n'uwo mubyeyi, ntaho afite aho ari buke, arajya hehe? Ikindi cya kabiri, aba bana iyo tuganira nsanga harimo abafite nko kurwara, akavuga ati ndarwaye ngiye mu bitaro. Urabizi umwana uri mu muryango, ufite umuryango yarwaye akajya mu bitaro, agira abamwitaho bakamusura, bakamuha icyizere cy'ejo hazaza. Uwo mwana aravuga ati ngiye ndajya mu bitaro ndasurwa nanjye, ndagemurirwa nanjye.
wenda ubwo ntandukire nirengagije kwa kwiga kwabo mu myigire nabwo urumva byanze bikunze kwigunga uwo mwana afite kwigunga aho ndaharenze mbaye mparenzeho mpavuye wigaruye ubwo umwana utazi inkomoko ntagashoboye oya wigaruye Mariyamu yatubwiye yuko umwana utazi inkomoko ahura n'ibibazo byinshi wowe wari watubwiye yuko ahangana nabyo akabana nabyo none tumaze kumenya yuko ahubwo ahura n'ibibazo byinshi ariko akabasha kurwana nabyo nubwo bitoroshye kutagira aho kuba usanga uyu munsi arimo kuba ejo bundi arimo kuba hari none wowe wari watubwiye ngo abafite imbaraga uduha urugero uri aho kuri Iraki ubwo rero urumva ko noneho wa mwana utazi inkomoko ahubwo ntagashoboye oya gushobora arashoboye abonye umuntu umuha sapoti akamuha motivasiyo akamubwira ati turi kumwe komera nk'uko avega bigenza yes uwo mwana yagera ku rwego rushimishije nk'urw'abandi bose bafite igisunika bafite kirengerwa rero ntabwo navuga ngo umwana ntashoboye utazi inkomoko kuko afite ubwonko buzima wenda nubwo anyura mu bibazo ibibazo biri hose gusa wenda iby'abo bana byo birihariye kuko kubaho nawe utazi ngo uvuka he ni ikintu gikomeye ariko uwo mwana arashoboye umwitayeho yagera kure ntabwo njye navuga ngo ntagashoboye arashoboye oya na Mariyamu yavuze ngo arashoboye arashoboye abonye iyo afite utuma ushobora n'ufite umushobora ntabwo washobora nta muntu ugufite gushobora ufite gutuma umuntu ushobora wa muntu ukuri hafi y'umuryango mwiza umuryango ukunda umuryango utagutererana rega umuryango si ukuvuga ngo mbana na papa na mama ntabwo umuryango uvuga ngo mbana na papa na mama n'abavandimwe ufite kubabira mu muryango wakutoye wakwadoguse wagutoye wakukuye aho hose akagukunda bitewe n'umutima we ariko abenshi ntabwo ibyo bintu byose babibona abenshi ntabwo urwo rukundo barubona bigatuma badashobora nk'uko bagakwiye gushobora ntabwo ari bose ariko ni bake cyane bahura n'urwo rukundo abenshi bahura no kudashobora cyane ko nakubwira ko urukundo menya urukundo warashize mu bantu njye niko mu bantu washyize mu bantu ahita uhita ubikubwira kikubura ati njye ntabwo nzona gukuye sinzi n'iwanyu nubwo wari utangiye kumva gushobora noneho ugahita umva ugwa hasi ukarambara ugahita usubira inyuma ugasubira ugahita ubatoroma mu mutwe ahita agira umujinya cyangwa akakubwira ati ubundi urandushya njye ntabwo nta nubwo ntacyo dupfana sinzi nawe ukomoka nanjye nakubonye ko sinanakuzi sinzi n'ababyeyi bawe ntundushye noneho ugahita usubira inyuma kwagushobora bikarangira simvuze ko abana badafite inkomoko ntibashoboye abana barashoboye ni umwana nk'abandi yavukiye amezi nk'ayandi yisanze muri ibyo nta ruhare yabigizemo aba ashaka gukura nk'abandi bana bose nicyo abashaka ariko abenshi barababaye nk'abari ugusura hari abo nk'ubu bagusura nyine ugasanga erega aranabizi twababayeho ubwo buzima kuko njye muzi from nowhere nasanze ahubwo muziranye biranshaka nanjye ndamuzi cyane nanjye ndamuzi guhora arwaye umutwe bidashira guhora ababaye guhora ariko kuri abantu basigaye bamuba hafi yatangiye gushobora Rosine ahubwo yarambwiye ngo ubu ngubu ngo mu minsi iri imbere ngo araba ari intuza nta makuru ufite ubwo niba adushyira ariko wasanga Rosine ni umwana umwe muri abo bana wabayeho wakuze atazi inkomoko icyo gikomere yabanye nacyo nubwo yanze kubivuga yenda ngo azabitubwira n'ubundi bizajya bikomeza ibiganiro bazajya babikurikirana nyine ibanga ryawe yakuze atazi inkomoko Rosine akurana icyo gikomere arerwa mu miryango Rosine ahubwo arashoboye niwe ushoboye Rosine yarezwe mu miryango irenze 20 ubaze kuba uri umwana w'imyaka 4 cyangwa 3 ugatoragurwa ugatangira muri ubwo buzima urerwa mu miryango hari uwamujyanaga akamuhingisha isambu
akamuragiza inka, ubwo yari yaragiye inka, ongeraho no kwikorera ibitaro ubwo by'amazi yikoreye kandi n'umwana umwana w'imyaka 5 agakukira inka enye, uzi ntiyabihishe bivuga. ubwo rero akura muri ubwo buzima nyine, umwana akura nyine afite ikibazo cyo kumenya inkomoko ye. Imana rero zine nk'uko n'abandi badukurikiye ikiganiro cyacu, bakurikiye ubutumwa, hari abantu bagiye bamenya abo bana, gusangisha amakuru y'abo bana tukabegera, bikabafasha ko nabo bamenya inkomoko nk'uko yenda Rosine hari abantu bamwegereye nawe se wihaye kumenya inkomoko akomokamo. Hari abo yaratinyutse, nabo batinyuka aho bari, batinyuke, bareke kugira ipfunwe, bareke kugira isoni, bareke kurengwa n'agahinda kari mu mutima wawe. Birababaza nyine, barababaye pe kuba utazi inkomoko. Rero twe twaje tubona ba mama bariho, utazi inkomoko nyine byari ari ikintu. Ariko namwe mufite igikomere cy'uko mwabuze abanyu, kuko n'ubundi icyo gihe ntago batoranyaga, umututsi wese aho yabaga ari yaricwaga, abana baratakara nyine, ko babura ababo. Ariko nyine nguko yenda nkanjye nagize amahirwe, inkotanyi zigifata igihugu, ntabwo byateze kubona umuryango, nahise ngo mbona uzabudusangiza, uzabudusangiza nabo nibagira amatsiko, umva ni ku mpande zose ubundi, kuko na perezida wa Amerika yigeze kuvuga ngo ni ijambo bavuga ko abirabura tudashoboye, aravuga ngo abirabura, kuko nk'aho yaribwiraga abirabura, tubwira ati yes I can, cyangwa se turashoboye. Rero buriya mu buzima wa mugani, ibyo dukora byose, ibyo tubamo byose turashoboye. Na perezida wa repubulika yigeze kuvuga kuri iki kintu, avuga ku bana batagira imiryango. Urabona ko abana benshi barimo kubashishikariza kuba mu miryango, ariko ugasanga nk'umuntu atwaye umwana, ejo n'ejo bundi ubushobozi burashize. Iyo bushize wa mwana baratandukanye, iyo batandukanye wa mwana arongera bikaba ikibazo, agasujya ku muhanda, akabura umuntu umukurikirana, ugasanga n'icyo nacyo ni ikibazo. Rero bigatuma za mbaraga wa mwana yagakoresheje arimo kwiteza imbere, ahubwo arimo kuzikoresha aheranwa n'agahinda, arazikoresha. Mbese wenda nko muri makeya, hari inkuru yigeze guca ku gihe ya Rosine abona umuryango, tuzayitangaza, tuzayibereka. Ni inkuru wabonye ko nahise nibaza ikibazo nkibona, ese Rosine ari umwana utazi umuryango abamo, n'umwana wabonye famiye, ni gute biri difera hagati y'umwana mu gihe nyine utazi inkomoko, utarabona inkomoko yawe, no kuba wabonye inkomoko yawe? Dusangizaho gakeya gake, ariko turasubira kuri ya debaho gato cyane, gato tunasoza. Biri difera cyane. Urumva umwana utazi inkomoko ye n'umwana wabonye umuryango, biri difera. Nawe urabyumva, nawe ubyiyumvishije rwose urahita ubyumva vana bwawe. Urumva umwana utazi inkomoko, utazi ngo mvuka he, urumva ukwigunga nicyo kintu cya mbere kimuranga, agahinda kadashira. Rimwe na rimwe nongere mbigarukeho, kurwara ukabura uwo kurwaza, birababaza. Kwibaza ngo ese ejo ngize nk'ubukwe runaka natumira uwuhe muryango ntawe mfite, ese nakorera ubukwe ahagana hehe kandi ese uba ufite n'ipfunwe ryinshi cyane cyane ku bakobwa. Ese umugabo uzanshaka wazi ko nta nkomoko nzi wazaturuka kwirengagiza abasore b'iki gihe bareba umwana ngo nuwo kwa runaka, ahubwo basigaye bareba niba uturuka ahantu hifashije, basigaye bareba ahantu hari amafaranga kugira ngo abashe kumufasha kwiteza imbere, umuryango kwa sebukwe abashe kumuzamura. Wasanga rero noneho udafite, ukavuga ati se nzakora umuntu uzanshaka, sinzamwereka umuryango, sinzamwereka mama. Urumva uwo mwana nanone hari aho aba yibaza ati se rimwe na rimwe hari n'aho bamufata nk'inzererezi, nk'imbobo, nk'amayibobo.
n'umubonye akavuga ati sinamwikurura reka uyu mwana utazi yavuka gusa nyibye namenya mushakira he namubarize he aha kikaba ikibazo cyo kurera wa mwana. Yes, nta address uwo mwana bafite. Noneho iyo ubonye ugize amahirwe ukamenya ngo uvuka aha rero gato bya bibazo byose utibusa nk'ururutse akamari abanza sinzi ahantu muziranye kabivuze ukamukubita agashyi. hari amateka yanjye make yazi ariko ntago ubu ndi open kuyavuga akanya n'amasiko nyine. Rega ni ukubanoshaho kuko murabona iyi TV nibwo igitangira kandi niyo abana batazi inkomoko niho bazajya banyuza amakuru yabo kuko abenshi turashaka ko bazajya banyura hano ababonye imiryango abatarayibona ndetse n'abandi bagishakisha bakatubwiraho muri make impano bafite, ese babana gute n'icyo gikomere, ese iyo wabonye umuryango biba bimeze bite kuko nanjye ndi muri icyo kinyenga cya famiye ubwo urabyumva kuko nanashimira Sabe yaramfashije cyane Imana ijye imuha umugisha cyane pe kuko iyo ntamugeraho wenda ndetse na TV ndumva yarankoreye inkuru Mutuyezu yarakoze abantu bose ndetse n'abafashije Rosine bo kugira mwarakoze cyane kumufasha akabona umuryango. Ni ukuri ibyo mwagiye mudukorera natwe turashaka kuba bamwe bakomeye bafite imbaraga, ari nayo mpamvu twazanye iyi YouTube channel yacu yo kugira tujye tubasangizaho ubuzima, tuzajya tuza tunoseho mwumve kuko murumva nka Rosine ubu ngubu mubonye ukuntu abivuga Mariama mu kutagashyi ubona ko just abigezemo arabifiringa afiringa bwa buzima ari nabyo. Ese Rosine reka dusubire muri deba yacu. Ubu ngubu wumva koko aho uri nuko wari umeze mbere kuko donko reka wenda twe kuvuga reka mere nkaho nakuze iyo urwaye wa mutwe cyangwa se iyo ubabaye kuri ubu bimeze nka mbere. ahubwo se uburwayi ndacyarwara nka kera aho naboreye umuryango umva ndafiringa ibyishimo by'umuryango ndarwara agacurane gato kwitetesha biri hafi aho ndahita hamagara ababyara banjye kazini narwaye ndi mu bitaro aha naho ubwo nagize ikibazo cy'uburwayi nk'umuntu wese kuko nta umuntu wese uyu mubiri twambaye kurwara ni ngombwa. Uburwayi nagiraga mbere bwo bwari bukabije kuko igihe waba ushobora kuba wambona ndi muzima cyabaga ari gito cyane kuko igihe cyose nahoraga mu bitaro ishinge amaseru byemaje kumugaza umutwe udakira barambwiye ngo ntabwo ushobora gukira niyo nanywe imiti imeze gute. Ariko uyu munsi ndashimana ukwezi kurashira nkabona umutwe ni muzima ejo kukundi kukaza keretse wenda kurwara nka malaria nk'abandi bose ariko nabwo ndwaye gato mpamagara ntekereza mukuru wanjye hafi aho nkatekereza mubyara wanjye hafi aho nkatekereza ko mfite musaza wanjye nkambwira ni bro ubu ngubu kabisa ntuva ntameze neza kandi nabo niko bahita bavuga ati umwana yarwaye disi ariko munyumve neza ntago ndi gushaka gukomeretsa abana batarabona umuryango ntago nshaka kubakomeretsa kuko nanjye ahubwo mfite papasi kugira ngo mbazamure nabo bazabashe kugera kuri level nanjye nagezeho. Nayo mpamvu YouTube channel yaje bahumure nabo igihe cyabo nikigera Imana izabitamurira ibiyereke nkuko nanjye yanyeretse nanjye numvaga ari ikintu kitashoboka. Uyu munsi rero ndaryama nkasinzira icyo gihe sinasinziraga naryamaga ntekereza ngo ejo baranyirukana mu nzu y'abandi ndajya hehe ejo ndarya iki ese nzabaho ese ejo hazaza ko mbona ibintu bikomeye noneho nzabigenza n'Imana yanjye nabona bwije bugacya nkashima Imana nabona mbonye icyo kurya nkashima Imana nabona wungiriye uyu munsi nkabona aransekeye nkumva nanjye ndishimye ariko nkumva ko ibyo byishimo anyeretse ni iby'akanya gateje azampinduka kubera ko wa mutima wakanzwe cyane. Rero uwo mwana utazi inkomoko urumva aracyafite nimba atandukanye nanjye wabonye nde umuryango. Maria urumva ko rero Rosine afite ibyishimo byinshi cyane cyane uko nari muzi imbere n'ubu nsigaye mbona byarahindutse asigaye ambwira ati mungenda ndakomeye. Urumva ko yanabaye umwe mu bagira inama abo bana
urumva ko ni ikintu kiba gikomeye kuba waranyuze muri icyo kintu, noneho ukazasubira inyuma ukajya kubwira abandi ati mukomere, muhumure, iki gihe n'iki namwe nikigera Imana izabafasha mu n'imiryango. Rero njye nigeze kuganira na Ruberangira akiriho, njye n'umwana bita Uswaridi Musafi, twigeze kuko twari twaramufashe nka papa. Sorry Keve, Mm. Ruberangira yagiye yitabye Imana Hariho uvuze ngo akiriho yari ari hehe ya akiri kuri Farge, akiri umuyobozi wa Farge, Yeah, akiri kuko deje wa bisobanura Farge. neza, nangize ngo wenda Okay, yaba- so oya hariho ni umubyeyi wacu, Imana ishimwe cyane. turamukunda. Ubwo rero niwe wajyaga atubwira ati nimuhumure, mu gihe nyiyobora Farge nzajya nkomeza mbabere umubyeyi. Tuza kumva inkuru ati baramuhinduye. Icyo gihe pe abenshi twarababaye, twumva nyine turihebye, ariko turavuga tuti buriya Imana hari impamvu ibikoze. Bazana Julienne. Julienne urumva nawe yaraje arimo aradufasha cyokoze natwe, kuko harimo abana bamwe na bamwe abo Farge yafashe bategereza amazu. Ubwo urumva ko ni igikorwa leta irimo gukora kandi irimo gufasha cyane. Ese nkamwe watubwiye ko baba muri iyo situwasiyo igoranye, bihangane bariya twakoze deba ariko tuzanamo twumva n'utundi dukuru twiza, twumva tutadushaka ku ruhande. Rero dusoza, ni iyihe nama wagira umwana utazi inkomoko ndetse n'umwana wamaze kumenya inkomoko ye? Inama nagira umwana utazi inkomoko ni bihangane, bikomeze, Imana ya mbere irahari. Icya kabiri ni bareke kwiheba, bajye mu biyobyabwenge, bajye mu buraya, mbese bigira ibyihebe, bigira abantu bihebye, nibakomere aho bari hose, bihangane, bashikame. Kandi ikindi kintu cyiza kiruta ikindi, batinyuke bajye ku bagenerwa bikorwa ba Farge babegereye mu midugudu baba bahari, guhera ku mudugudu ki yenda cyabaganize n'iyo miryango ndetse n'abagitifu, aferi sosiyale ufite ati jewe numva iwacu barambwira ko abagize kuntora bambwiye ko yenda iwacu hari hano, nubwo atababwira amazina, afite kubaza akarere cyangwa yenda z'umudugudu cyangwa yenda z'umurenge akapfa kuvuga. Batinyuke kandi bakurikirane YouTube, bakurikirane ibiganiro bicaho, bakurikirane uyu muryango ubafasha. Baje kuri TV Shalom Rwanda, baze kuri TV Shalom Rwanda ibafashe, bazabona imiryango. Ikintu cya mbere jewe nabashishikariza, harimo barumuna banjye, harimo bakuru banjye, nibareke kwiyandarika. Dufite igihugu cyiza, dufite leta idushyigikiye, iguhita igufasha kubigeraho, kubona umuryango. Dufite igihugu cyiza, nibakomere kandi bige, kandi bareke, niba hari n'abafite amahirwe nibayakomeze, bakomere, bige, bashobore. Barashoboye nubwo batarabona imiryango, nibakomere, bashobore, bakomere, imiryango izaboneka. N'abumva yuko bihebye burundu nibagaruke, imiryango bazayibona. Kandi n'abatarayifite turahari, turi umuryango wabo, turabashyigikiye, turi hafi yabo, turi abavandimwe, turi bakuru babo, basaza barahari, bashiki babo, barumuna babo barahari. Bareke guheranwa n'agahinda. Hari n'ababibona bagaceceka, bamaze kumenya ko batazi inkomoko, bacecetse, baryumyeho, umutima wabo washenguwe n'agahinda. Mbese agahinda kenshi, hari n'abamaze gushaka, bamaze kuba abamama, bamaze kuba abapapa, n'umuntu batazi inkomoko. Nubwo bashatse, baganire nabo bashakanye, babafashe, nabo bature, bareke kwiheba, bareke kugira agahinda. Ababonye imiryango harimo wowe, harimo Rosine, Mimi, hari n'undi tuzagenda tubibabwira. Bishime, Grace, ubundi umva bishimye, bisanzure, ibyo bafite byose babyigizeyo, bijyane n'amateka yarangiye. Kandi niho babe hafi,
y'aba bana nabo batarabona imiryango. Rosine ni sosiyale w'abo bana, abishyiremo imbaraga, aho ashaka kujya aduhamagare tujye kubasura, tujyane n'abandi tubasure. Erega hari igihe umuntu aba ashaka kubivuga ariko akavuga ati se ndabibwira ndabivuga se mpere kuri ndi jyenyine, uyu nguyu ngiye kubwira ntanyumva, ni wa wundi wanereranye. Umwana agashaka we, barahari bashaka kubishyira hanze, bashaka kugaragara kubivuga, ariko babuze abagera gute, batangira baganiriza ababegere. Erega ntabwo wabwira umuntu utakumva, reka iyo ubonye umuntu atakumva uraceceka, ibyo byose ukabishyira ku mutima ukabyihererana. Ariko iyo wagize umuntu wakugezeho akakuganiriza ugenda utinyuka gake gake ukabimubwira. Afite no gusanga uwo mugiye kuganira ari we muryango wawe, ari mukuru wawe utari uzi ko muvukana. Yakubwira ati yenda iwacu hari aha, ntubwira amagana he, Kimisa akambwira ati Remera amagana he, numvaga iwacu twari dutuye Alpha Palace. Ati sinange ko ari ugatangira ukamubwira ati rero mbwira, ugasanga none usanze ubwo muravukana. Kubera iki? Yatinyutse. Nawe wagize gute? Watinyutse, wamubaye hafi, wamuganirije. Burya guceceka hari igihe biba byiza, ko igihe biba bibi, ariko guceceka biterwa n'uwo ugiye kuganiriza. Rero sosiyale Rosine ubu ngubu wowe kabisa Kigali Kankindi, Liliose batwaye izina rya mama sha, uraryoshye, umeze neza, bakuru bawe, shangazi, hari na murumuna wawe, hari na basaza bawe, wararyoshye mbese. Araryoshye mu kirwara ngo hajye mukuru we yitwa nde? Turamushuje nawe, turamushuje ahari. Abantu baraziranye, aba bantu mukuru wacu turamushuje cyane ahari. Abantu baraziranye, mukuru mwiza cyane. Agira nta zina mu muhimba, akazina nakacu ko mu muryango, ahubwo nawe Samusure ni umwana nawe arakunda, kandi nawe aba hafi y'abo bantu, arabishoboye. Rosine komera, kandi ufashe n'abandi. Rosine ufashe n'abandi, aho wumvise hari uwo mwana utubwire, twegerane tumusure. Umusuye rimwe kabiri gatatu ahita yumva nyege afite kuba ntatarabona, ariko yakora uko kavuga Rosine arahari, Mariam arahari, Kalisa arahari, Mima arahari, inde nandi arahari. Ati bamwe bazankenyerera, abandi babafiye ubukwe butahe, ariko bavuga ati subu nimbona fiyase bazavuga ko wakuriye umwana agatinya no gushaka. Aguciye muri uvuga hari uwo mperutse gusura ari Igikondo, yarambwiye ati ndishimye kunsura byanejeje cyane, nanjye nabonye ko mfite umuryango. Yarashatse, afite umugabo, afite n'umwana, ariko aracyihebye, aracyavuga ati ngize ikirori ninde natumira tuzamusura. Ese mbese ugasanga abo bana bafite ibyo bibazo byo kuvuga ati mujye mudusura byibura natwe tunezerwe, tubone ko dufite natwe mikoro zacu zizaba zateye amatako. N'abandi kandi namwe mudukorera ubuvugizi bwinshi, mudushakira umudukorera ubuvugizi, mbese ubuvugizi cyane buzamuke bugere no ku rwego rw'igihugu, ko turi abantu. Hari famiye ishakisha abana batagira inkomoko kugira ngo babasubize mu buzima busanzwe, bamenye inkomoko. Birashoboka cyane rwose ko yaba ari aho atayize, ariko ari uguceceka, yaracecetse atarigeze anabigiramo uruhare, yarabyihereranye. Noneho nabo babana n'imiryango, nabo imiryango yicecekeye, ariko nanone tutavuze ko hari abana badafite inkomoko ariko ba muryango ibakunze, barahari. Banize primaire, segonderi, ubu ngubu bakabakora. Jewe ndahazi. Okay, uzahatubwira uzahatubwira. Rero Mariam, nk'uko wabitubwiye, turumva igihe tuzagukenerera nka TV Shalom Rwanda, tuzongera tukubone. Yes. Okay. Okay. Tugiye kuri Rosine nawe adusezerera. Ese Rosine, nkawe urongera wibutsa abantu umuryango mubamo, icyo mukora,
nk'uko Mariam aramaze kubivuga ati hari umuryango wita kuri abo bana, uvugira abo bana, ubasha kubasubiza mu buzima busanzwe, kandi iyo burya abantu bishyize hamwe nta kibananira, ababiri bishe umwe niko umunyarwanda ajya avuga. Nkawe gira icyo ubwira abo bana, noneho ugire n'ikintu wongera kuvuga ku muryango ubamo unakoramo, ndumva ukoramo ibihe byose. Kudusoza icyo nabwira abo bana dusoza, abo bana nabwira ko bafite umuryango bakunda witwa Child of Rwanda. Tubari inyuma, tubateye ingabo mu bitugu, ntibagaheranwe n'agahinda, turahari. Bimpore, turahari, tugomba kubaba hafi. Ikindi nababwira ese mufite abana bangahe? Abo bana ni benshi bagera nko muri, ndumva ntari kwibuka umubare neza, keretse undi munsi nzababwira, ariko bari nko muri 64 barageramo, ni benshi kuko bari impande n'impande, kandi harimo abakuru n'abatoya. Nk'uko nababwiye ko bari ikibazo cyanjye nubwo kare wagikwebye, turi no mu musozo, ubushobozi mu bukura mufite abana benshi, ese bose mubagiriraho icyarimwe mukabishobora? Ni iki gihe cya korona kitoroshye, muri iki gihe kitoroshye cya kovide, turabahamagara ku matelefone, turabahamagara tukumva uko babayeho, niba ari sapoti runaka umuntu yafasha uwo mwana tukamwohereza ubutumwa bugufi, ikoranabuhanga ryarabikebuye. mukamuhumuriza, niba ari n'uburyo twamufasha muri sapoti runaka tukaba twakohereza ubutumwa bugufi. Abo bana rero mu bushobozi bwacu buke, twe nta bushobozi turagira, kuko ntaho turagera, nibwo tugifunda ubuzima, mubyibuke niko nababwiye. Ariko turahura nka komite, turi komite nubwo ari njye wabahagarariye, hari ba visi perezida, hari perezida, hari sekereteri, hari kontabure, turahura nka komite tukisaka, tukareba tuti niba uyu munsi nari bose se n'abo bana bafite ibyo bibazo. Oya, harimo, urumva tugifonda ubuzima, tugifonda umuryango. Murakoze cyane, ako kantu nakibagiwe. Tugifonda umuryango twararebye dusanga, ndabyo kuko tuwufonda nari ntarabona umuryango, tutarabona imiryango, bamwe muri twebwe twese nibyo tugifite ihungabana rikomeye riri ku kigero kiri hejuru. Turareba dusanga nta nkomere ihoze indi. nta kimuga kiranda, nta munyirandati, nta munyirangati, oya nibyo. Nibwo twarebye turavuga tuti rero tugomba guhangana n'urugamba turi kurwana narwo. Ntago rworoshye kurwana narwo, birasaba iki? Birasaba ko byibura habamo babiri bazima, bafite umuryango, bakomeye, bazi inkomoko. Abo byibura bakabasha gusana umutima wa ba bandi bashenjaguritse imitima. Muri abahanga. Abo rero baje nibo babashe kutwubaka, turazamurana, natwe dushiduka twakomeye, twibagiwe bya bikomere byacu. Kuko erega buriya ntabwo ikosa ari ukuvukira mu bibazo, ahubwo ikosa ni ukubisaziramo. Niba wamenye ko wakuriye mu buzima bubi, haranira kubuvamo, ubusohokemo. Urumva rero tuza gukomeza turi abanyabibazo gusa, ntago twari kuzamuka esikariye ngo tuve kuri tapi ya mbere tuzamuke ku yindi. Rero twisunze ba bandi bafite inkomoko bakeya, baza kutubera nk'ababyeyi, turazamukana. barabafasha, baje babaha urukundo, bababereye ababyeyi, bababera abavandimwe. Ndanabashimira aho bari babyumve, batubereye inshuti, babasha gutuma dukomera, muhita muzamuka namwe. Niyo mpamvu rero namwe ari uko bigomba kugenda, mukabera abandi abavandimwe, ababyeyi, mukabakomeza, nabo bakareka kumanuka, tukabazamura. Ni nacyo nabwira aba bana none ngarutse inyuma gato, yuko bafite n'igihugu kibakunda cyane. Igihugu cyacu kirabakunda, igihugu kirimo amahoro, igihugu kirimo umunezero. Nkaba rero ikiganiro cyanjye kigarukiye ahangaha, nkaba nabasezera. Ikiganiro cyacu kizakomeza ubutaha, n'ubundi dukora debate, tubaze se uwo mwana abasha, niba yiga, ese yava muri ubwo bwigunge gute? Ese uwo mwana harimo abateye imbere? Barimo. Ese kuko uwo mwana yabasha kwiga? Ntabwo buriya twabiseseyemo neza ngo tubyinjiremo neza. Uwo mwana yakwiga, twagiye tubinyura ku ruhande, yakwiga afashijwe nande? Ese uwo mwana
yagera mu iterambere ahereye kuki, yahera kuki, ko tuzi ko umwana ubundi asapotingwa n'umuryango avukamo n'isambu yasigaye cyangwa n'imitungo y'iwabo. Aho ngaho ubutaha tuzaba twabonye abana cyangwa twasuye abashaka twasuye abamaze gukomera, cyangwa tukaza twarasuye abakiri hasi bamaze bashaka ko kubohoka, bifuza kubona imiryango, kandi tuzabifatanyamo namwe natwe n'abanyarwanda n'igihugu cyose muri rusange. Buri munyarwanda wese ahantu hose aho aherereye, yaba i Kigali, intara zose arimo, akaba azi ahantu hari uwo mwana, abigeze kuri channel yabo. Kandi ikindi, nimero ya telefone bazajya bayisanga ku kiganiro cyangwa tuzayibaha, bajye batubaza, tuzajya tuyibaha, tugasura abo bana tukabavana mu bwigunge, mu gahinda, tukanabafasha bakeneye gufashwa, bakishima, bakumva ko batari bonyine, hari abandi kandi igihugu kirabakunda, abanyarwanda bose igihugu kirabakunda, bishime n'abandi bose bafite agahinda k'ibyo bahuye nabyo, bindi bitandukanye, n'ibihangane bizashira. Mwakoze cyane rero kudukurikirana kuri televiziyo yacu nshya ya YouTube channel yitwa TV Shalom Rwanda. Nk'uko mwabyumvishe, twakoze deba, ariko twasanze ko umwana utazi inkomoko nawe arashoboye. Rero mwakoze kudukurikirana, yanashobora, ariko nako kantu tuzakongeraho ubutaha, arashoboye cyangwa yanashobora. Okay, mwakoze rero kudukurikirana, Imana ibahe umugisha, mukomeze kudukunda. Murabona turacyari mwitangira, ariko turumva ko nimudufasha hari aho tuzava, hari aho tuzagera. Turabakeneye, natwe muradukeneye. Ejo heza haganje. Bye bye, ciao. Shalom TV irabakunda. Bye.